Ibiribwa byongera amabuno. Ubusanzwe mu mibereho ya muntu kurya neza n'imyitozo ngororamubiri ntibisigana, bimeze nk'impanga biragendana. Kurya na siporo ntibisigana mu rugamba rutoroshye rwo guhindura uko umubiri wa mwene Adamu uteye. Ibi si ku bashaka kongera ubunini bw'amabuno gusa, ahubwo iri ni ihame rizwi no mu bashaka kugira ibituza binini, abakinnyi babigize umwuga ndetse n'abandi. Mubyumve neza ko nta biribwa bishobora gutuma ubunini bw'amabuno yawe bwiyongera mu gihe urya ariko ntukore siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri. Muzirikane ko gukora imyitozo ngororamubiri ari bwo buryo bwizewe bwo kongera ubunini bw'amabuno yawe niba wifuza kugira manini cyangwa ateye uko utekereza ubyifuza. Ubusanzwe nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, imikaya y'amabuno yawe iba iri mu gihe cyiza cyo gukura. Iki gihe uba ubona ibyuya ku kibuno cyawe, aha rero niho imikaya yawe iba ikeneye kwisana. Birumvikana ko iba ikeneye ubwoko runaka bw'ibiryo kugira ngo ikure neza nk'uko wowe ubyifuza. Ibiryo ugomba kwibandaho nyuma yo gukora siporo kugira ngo bisane imikaya y'umubiri wose, icya mbere ni ibikungahaye kuri poroteyine. Poroteyine nibyo biryo bya mbere abagore bashaka kugira amabuno ateye uko babyifuza bagomba kwibandaho mu mirire yabo. Nyuma ya siporo, poroteyine nziza ziba zikenewe muri iki gihe ni ziri mu magi, inyama z'inkoko, amafi, pudre ya poroteyine, inyama y'igishuhe, ibishyimbo, soya ndetse n'amashaza. Ibiryo ugomba kwibandaho nyuma yo gukora siporo kugira ngo bisane imikaya y'umubiri wose, icya kabiri ni carbohydrates. Ibi kandi ni ibiribwa bitanga imbaraga mu mubiri w'umuntu kandi bifite akamaro kanini cyane ku muntu ukora imyitozo ngororamubiri. Nyuma ya siporo, carbohydrates nziza ziba zikenewe muri iki gihe ni ziri mu bijumba, ibirayi, mu mugati, ibinyampeke nk'umuceri cyangwa ibigori. Ibiryo ugomba kwibandaho nyuma yo gukora siporo kugira ngo bisane imikaya y'umubiri wose, icya gatatu ni fats, ibinure. Ibinure ni ubwoko bw'ibiribwa bwiganjemo ibinyamavuta. Ibiryo ugomba kwibandaho nyuma yo gukora siporo kugira ngo bisane imikaya y'umubiri wose, icya kane ni imboga n'imbuto. Imboga n'imbuto ni ibiribwa bifite akamaro kanini cyane mu kubaka umubiri wawe. Ibi ni byo biribwa byonyine ushobora kurya uko wifuza kose nta bwoba ufite, kuko nta ngaruka n'imwe bigira ku buzima bw'umuntu. Guhera uyu munsi, zirikana ko fresheri bazirya ntabwo bazisiga. Tangira uyu munsi ugerageze kuvanga ubwoko bw'ibiryo butandukanye kugira ngo ukore indyo yuzuye umubiri wawe ukeneye kugira ngo wiyubake. Ibiryo byiza rwose ni ingirakamaro iyo umaze gukora siporo nka bridges, lunges cyangwa squat, kuko bifasha umubiri wawe kwiyubaka maze ukagera ku ntego wihaye. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no kumbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza.
mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.